Okay, mwiriwe neza aba Super-G, aba Field Officer, abayobozi ku rwego rw'akarere, ndabashimiye cyane. Ni cyiza n'ubundi tugiye kuba tuganira ku bijyanye no kubarura abahinzi. Ntabwo ari ukubarura abahinzi, ahubwo ni ukwandika ubwitabire bw'abahinzi twabaruye, bitewe n'uko nyuma y'uko nk'uko twagiye tubibona, nyuma y'uko tumaze kubarura abahinzi, ikizabaho ni ukubahugura, wamara kubahugura ukabandikira ubwitabire bwabo. Kurikira neza rero, kurikira ibijyanye n'iri somo, aho uzajya wumva utari kubyumva neza, jya ubanza uhagarike, wongere usubize inyuma, wongere ubisubiremo, bibaye byiza mwabyumva murenze umuntu umwe, kugira ngo mube munabikora kuri tablet imwe, noneho nyuma yaho muze kubikora ku yindi, murebe uburyo bikoreka bigakunda. Ndabashimiye. Reka rero dutangire. Icya mbere dusabwa ni ukwizera ko tablet yacu iriho internet, tugashyiraho internet. Murabibona ko tablet yanjye iriho internet, tuno tuntu twanjye turagaragara ko iriho internet. Ubwo igikurikiyeho ni uko ngiye kwinjira muri application bita ODK Collect. Ni ODK Collect. Iyi application niyo twifashishije turi kubarura abahinzi. Ngiyi ODK Collect niyo tugiye kwinjiramo kugira ngo tubashe kureba abahinzi twabaruye, nitumara kubareba tubashe kubandikira ubwitabire. Nk'uko twagiye tubivuga mu bihe bitandukanye, ubwitabire bw'umuhinzi ubufata mu gihe yitabiriye. Mu gihe atitabiriye wimwandikira ubwitabire, kandi birumvikana yuko umwandikira ubwitabire ku isomo yitabiriye. Kugera ubu ngubu amasomo twamaze gushyira hanze ni isomo rya mbere ry'icyumweru cya mbere n'isomo ry'icyumweru cya kabiri. Isomo ry'icyumweru cya gatatu naryo inkwakuzi zamaze kuribona, ariko inyigisho zazo nimba Field Officer utarariguha, rindira ubanza uribone, numara kuribona aba aribwo uzaritanga. Rero kugera ubu ngubu ndi kubabazwa n'abantu bamaze gutangira kubarura ihugurwa rya karindwi, ihugurwa rya kangahe, ku buryo bigaragara ko mu makuru ndi kwakira abahinzi bandikiye ubwitabire, nimba barashyizemo abantu bo mu cyumweru cya kane cya gatanu, kandi iryo hugurwa tutararitanga, mu by'ukuri aho ni hahandi mbabwira ngo uri kuzuza amakuru atariyo, ejo twajya kuyakuramo ugasanga uri kubaza ngo amakuru yanjye yagiye he. Ariko mu by'ukuri ni nk'uko byagenze nyuma y'ibarura, tureba amakuru tugakuramo adafite umumaro cyangwa se ayo wujuje nabi. Urugero, niba warujuje umuhinzi ukamwuzuriza, ukamubarura, mukamubarura muri abantu batatu, birumvikana ko tumukuramo izo nshuro eshatu tukamugumanamo inshuro imwe. Munyemere rero, ihugurwa ry'uyu munsi tugiye kwivugira cyane ku bijyanye no kwandika ubwitabire bw'abahinzi, kugira ngo buri muhinzi nyuma y'izi nyigisho 8 tuzabe tubona uburyo yitabiriye, tubashe kumenya ngo iyi yarayitabiriye, ntiyayitabiriye. Ni inshingano zawe nka Super-G kugira ngo wizere yuko abantu bawe bose wabaruye bitabira, ukabahugura, ukanabandikira ubwitabire. Ariko mu gihe umuntu atitabiriye, wimwandikira ubwitabire, bitewe n'uko azahamagarwa kuri telefoni bamubaza utubazo dukeya, yemeze cyangwa akane yuko atitabiriye. Navuga ko atitabiriye, ubwo uzavuga bizaba bigaragara ko watanze amakuru y'ibinyoma, bityo ube wakurwa kuri lisite y'abantu bahatanira uduhimbazamusyi. Nyamara ari kwikomereza. Igice cya mbere kirajyana ni igice kirimo ibice bibiri. Ni icya mbere ni icyo kugira ngo twizere yuko ODK yacu ifite ya fomu, ndetse tunasiba amafomu adafite umumaro. Kugira ngo twizere ko amafomu tuyafite, turajya kuri Get Blank Form. Nitugera kuri Get Blank Form, urabona yuko dufitemo fomu imwe mo hano, turayibona. Kuva iyi fomu imwe mo hano tuyifite, turayivivura, niturangiza tujye kuri Get Selected. Ubu kuva yamaze kwemera OK, turakanda kuri OK. Nimba wabonyemo fomu nyinshi, icy'ingenzi nta kibazo ni uko ujya kuri Get Blank Form, ukazibonamo, ukabonamo iriya fomu yanditseho uzuza ubwitabire bw'abahinzi ku nyigisho buri muhinzi, nangiza uvivure, nurangiza wandikemo Get Selected. Biragaragara yuko uzaba umaze kubona ya fomu nshya. Twakagombye guhita kwihuta tujya kuzuza amakuru, tukajya kuri Fill Blank Form. Ariko tugeze hano muri Fill Blank Form, urabona yuko harimo n'amafomu ya kera adafite umumaro. Aya mafomu reka tuyasibe,
kugira ngo tuze kuba twikoreshereza fomu imwe gusa idafite ikibazo. Uburyo dusimbuye ayo mafomu, urabona ko nsubiye inyuma, turajya kuri delete saved form. Hano hasi wabonye ko harimo amafomu menshi adafite umumaro. Ndakanda hano kuri select all. Select all nimara kuhakanda nkande kuri delete selected, nkande kuri delete forms. Ubu wabibonye ko zose nzideletinze. Hariya ni kuri form zabaye saved. Ndajya no kuri blank form. Blank form naho ndajya gusiba izidafitiye umumaro. Nishaka zose ndazisiba. Maze kuzisiba zose njye kuri delete selected. Ndajya kuri delete forms. Ubu zino zose nazo ndazisibye. Ubu hano ngarutse nabona yuko form yanjye nta kintu na kimwe kirimo. Nshatse najya natangira nkajya kuri get blank form. Ndayibonye indi yaje, ndahita nandika njya kuri get selected. Ngiye kuri get selected, urabona ko iri kwa yakanya gato kugira ngo izanemo n'amakuru yandi nkeneye. Nindangiza njye kuri fill blank form. Ugiye kuri fill blank form urabona neza ko harimo form imwe. Ibyo rwose harimo form imwe. Iyi form imwe birumvikana ko ariyo noneho turi kuzuza. Turi kurebera hamwe uburyo bwo kuyuzuza. Uburyo bwo kuzuza iyi form imwe, uburyo bwo kuzuza iyi form yuzuzwa kuri buri muhinzi. Buri muhinzi akandikirwa ubwitabire bwe. Urabona yuko iri kuzuza, iri kureba amakuru y'abahinzi dufite. Urasoma aya makuru witonze yuko intego mu gihe cy'ihugurwa buri muhinzi yandikirwa ubwitabire. Kuri buri hugurwa yitabiriye tuzasoza dufite urutonde rw'abahinzi n'inyigisho bitabiriye, ndetse tumenye n'abataritabiriye. Bityo itonde buri wese umwandikire ubwitabire bwe. Nibyo igice cya mbere uri busabwe gukora, hitamo itariki wahuguyeho. Birumvikana kanda hano ku bururu. Itariki usubira inyuma, nimba ari mu kwa gatanu uhitemo wenda ko wahuguye ku itariki 18. Uru ni urugero, ukande kuri OK. Mwabibonye. Nyuma yo guhitamo itariki, uraza hano wandike, andika konti y'umuhinzi ubone amakuru ye. Kwandika konti y'umuhinzi hano muranyemerera nifashisha urugero rwa konti ifite hafi. Muranyemerera nifashisha urugero rwa konti ifite hafi. Bityo aba ariyo nifashisha. Mundebere nawe gutekereza ku bantu wahuguye. Abantu b'inyangamugayo ubu ngubu already bafite ahantu hari amakonti y'abantu bahuguye. Ariko ibyo ngibyo ntabwo biri buze kuba ikibazo, kuko tuzabahereza urutonde. Kwa kabiri utaha abakangurambaga bazabazanira urutonde ku buryo buri wese azabona aho abahinzi be yahuguye yabaruye hatarimo ubwa bwisubiremo. Munyemerera hano nifashisha ino konte y'uyu muntu bita, ndabona bandikamo 21 91 inshuro ebyiri 8 9. Uru ni urugero. Urabona ko amaze kwandikamo konte, amakuru y'uyu muntu yahise yigaragaza. Ubu biragaragara ko kuri njye kuri tablet yanjye ubu ndi umusupageri wa 4. Uyu muhinzi amazina ye n'ibindi byose biragaragara. Yewe hari naho bigaragara yuko afite igitsina cy'umugore, ni umugore. None barambaza uyu muhinzi ni umugore w'itsinda. Igisubizo ni oya cyangwa se ni yego, bitewe nimba ari oya ubwo nta hano ruhasimbuka bitewe nuko nta nimero ya telefone. Ariko nimba ari yego hano urandikamo nimero ya telefone, urasiba biriya wandikamo nimero ya telefone. Ese amakuru wabonye hejuru y'umuhinzi niyo cyangwa ukeneye impinduka? Yandike niba nta mpinduka, kandi niba nta mpinduka hasimbuke. Kubera ko nta mpinduka nabyanditse neza, ntayo ndahasimbuka. Nkomeze kuri next. Igice kigezeho ni ingenzi cyane. Iki gice kigezweho ni uko ngiye kwerekana ihugurwa uyu muhinzi yabonye, nimba ari iry'icyumweru cya mbere, icyumweru cya kabiri cyangwa icyumweru cya gatatu. Ariko kugera ubu ngubu amahugurwa dufite nayo icyumweru cya mbere n'icya kabiri. Birumvikana yuko ngiye guhitamo ko icyumweru uyu muhinzi yahuguwe ni icyumweru cya mbere nagihisemo. Amaze kubona umubare w'abantu bari guhitamo ibyumweru, ugahitamo icyumweru cya karindwi kandi tutarakigera. Ayo makuru mwohereje rwose ni imfabusa. Icyumweru cya gatatu mu makuru ngiye maze kubona, hari abantu bohereje rwose amakuru adasobanutse, ku buryo navuga ngo umuntu wo muri Nkomango Rwamagana amakuru yohereje rwose ko hari abahinzi bamaze guhugurwa
icyumweru, bamaze kubona amahugurwa y'icyumweru cya karindwi, ntabwo ari byo bitewe n'uko